This is Family Table TV. Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Family Table TV, twongeye kubaha ikaze. Ni mama Christine muri kumwe. Ndagarutse rero kugira ngo twongere tuganire, haga ibiganiro byacu byashira kuko ubuzima bwacu bushingiye ku muryango. Izingiro ry'ubuzima bw'abagize umuryango nyine ni mu muryango. Bw'uwo ari we wese, nta muntu utaravukiye mu muryango. Rero nongeye kubaha ikaze kandi nshimira cyane abantu mwese mukomeze kutwereka yuko turi kumwe mu bitekerezo mutanga muri comment, iyo musangiza abandi iki kiganiro, iyo mukora like, ibi byose nibitwereka ko turi kumwe, kandi ibitekerezo byanyu binatuma turushaho gutekereza izindi ngingo zatuma dukomeza kuganira ku muryango, ariko tugamije kubona ibisubizo by'ibibazo bihari. Ibitekerezo byanyu rero n'ubundi tubihaye ikaze. Nk'uko rero mubibona, mubireba, mumureba turi kumwe n'umutumirwa. Ariko mbere ya byose reka banze yivuge. Murabona se atari mukuru? Njye amazina yanjye nitwa Mukazayire Christine. Nibazina wanje. Ndibazina wawe. Ndibazina wawe. Ndi umumama, ndubatse, mfite abana bakuru. Mu buzima busanzwe ndikorera, ndi umukonsilita mu bijyanye no kongerera ubushobozi cyangwa se kongerera ubumenyi imiryango cyangwa se abagore, ndetse no kudaheza. No kudaheza abagabo se ko numva utabavuze. Abagore n'abagabo burya birajyana, ntabwo bijya bitandukana. Iyo tuvuze umuryango tuba tuvuze umugore n'umugabo ndetse n'abana. Yego. Mfite company yitwa Women Empowerment and Disability Inclusion Consultancy, nkora ubushakashatsi, ngakora amahugurwa, ngakora amasuzuma atandukanye, ndetse ngakora n'imishinga, ariko cyane cyane irebana no kudaheza n'ihame ry'uburinganire no kudaheza abantu bafite ubumuga. Nararebye uko umuntu agenda areba hirya no hino, uko umuntu agenda aganira n'ababyeyi hirya no hino, nza gusanga ababyeyi rimwe na rimwe batajya basobanukirwa cyangwa ngo bamenye kureba niba umwana babyaye ashobora kuba adafite ubumuga runaka. Noneho ndavuga nti ese ntitwakora ikiganiro cyo guhumura ababyeyi n'abazaba ababyeyi ejo hazaza, bakamenya buryo ki bashobora kuba bamenya ese umwana wacu nta bumuga ashobora kuba avukanye, kugira ngo turinde yuko umwana ubumuga buzajya kugaragara bwararenze igihe butanakivuwe. Niyo mpamvu rero ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kureba dufashijwemo na Christine, mwumvise yuko bifitemo ubunararibonye, atubwire ese birashoboka ko ababyeyi bashobora kumenya ko umwana bamaze kubyara yaba avukanye ubumuga. Ese ababyeyi b'Abanyarwanda icyo kintu barakizi, bacyitaho? Twagira ngo dusobanurire. Murakoze cyane. Nk'uko mubivuze, birashoboka cyane ko umwana ashobora kuvuka akavukira mu muryango wa papa na mama, ndetse harimo n'abandi bana ndetse bakuze, reka yewe twongereho ngo baba intellectuel, ariko ntibabashe gusobanukirwa ko umwana yavukanye ubumuga. Bakazabimenya umwana agejeje mu mwaka, amezi 8, umwaka n'igice, imyaka 2, kandi barabanaga nabo umunsi ku wundi. Yego, ahangaha nagira ngo nanone twongeremo ikintu. Ahangaha iyo tuvuze umubyeyi tubyumva muri rusange, umuntu wese nyine watanze ubuzima bw'umwana. Ashobora kuba abana n'umugabo cyangwa se batabana, nawe ni umubyeyi. Nawe iki kiganiro bose kirabareba. Murakoze cyane. Bose kirabareba. Niyo mpamvu nanjye narinzanyemo akantu kavuga ngo umwana akavuka, akavukira yewe mu biganza bya mama ndetse na papa. Nongeraho n'akandi kavuga ngo hashobora kuba hari n'abandi bantu muri urwo rugo bakuru bakabaye babibona, ariko bose bigasa nkaho bitagaragara. Impamvu rero njyewe nabivugaho kuko twagiye tubibona kenshi, cyane cyane iyo tuvuze ubumuga ni ikintu gikomeye. Usanga umwana aravuka mu muryango nyarwanda, ngenda avuga uko nabibonye. Yego. Umwana aravuka mu muryango nyarwanda,
reka twe kwibanda mu migi twirebere hariya mu cyaro. Yego twanavuga muri rusange, muri rusange babandi uvuga ngo b'abanyamugi bize, ariko umwana yamara kuvuka akiva mu nda ya nyina yego ugasanga ni uwa mama gusa. Ni uwa mama, mama niwe umwuhagira, mama niwe umusinziriza, mama niwe umwambika, mama niwe umugaburira, wenda ku banyamugi bafite amafaranga hamwe n'umukozi. Yego nawe ararwana no kuvuga ngo ariruka arajya mu kazi, yamusigiye umukozi niwe uza kumwuhagira, uraza kumukorera ibi n'ibi. Mu by'ukuri kwita kuri twa tuntu tw'utudetaye tw'umwana duto ari natwo ubumuga buziramo, ugasanga ibyo biza ku mwanya ku mezi akuze, ugasanga batangiye kubimenya umwana yararengeje igihe. Urabona iyo umwana avutse mu by'ukuri abantu bose bahugira mu munezero wo kwakira ubwo buzima bushyashya bubaye. Nta kindi nta bindi bintu umuntu ashobora gutekereza kuri urwo ruhinja ruvutse. Abantu bahugira nyine muri uwo munezero, kuzana igikoma, guhemba, kuko niwo muco wacu, guhemba. None ugasanga ibyo birabahugije, n'umubyeyi nyiri ukubyara agahora ari muri turakira abashyitsi baje kuduhemba, turakira abashyitsi baje kuduhemba. Kwita ku mwana cyane no kureba twa tuntu duto twagatumye amenya ngo umwana afite ubumuga aha n'aha cyangwa nta bufite, ugasanga twabuze. Ibyo ndabivugira ko nk'urugero uyu munsi turi kuvugana, hari n'ikindi niyo nabibonye reka nacyo tunakivuge. Niyo agiriwe reka mvuge ko ari amahirwe kuri njye kumenya ko umwana wanjye yavukanye ubumuga, ni amahirwe kuko byahita bimpa kumenya icyo nkora. Ariko noneho hari ikindi kibazo, ndetse iyo kesi ubu turanayifite muri famiye. Umubyeyi yabyaye umwana amubyarira kwa muganga, ntabwo nzi neza komplikasiyo yagizeyo, ariko umwana aza afite ubumuga. Ariko ubuze ikibazo gihari, uba aripfundikiranye n'umwana we. Urabyumva? Ndabyumva. Nta muntu ashobora no kumwereka. Urumva ni ukuvuga ngo ubumuga bugiye ahantu habiri, ku mwana no kuri nyina. Ni ukuvuga ngo ntashaka n'umuntu ubona umwana kubera ko afite ubumuga runaka ku kaboko cyangwa ku kaguru, cyangwa se ko yavutse ijisho rimwe rireba ukundi, cyangwa se ko yavutse ugutwi iyo atumvaho urumva anabimenya haciye igihe. Urabyumva? Mu Rwanda rwose iyo umwana atumva babimenya hashize nk'amezi 6. Urabyumva? Hahandi nyine urumva umwana iyo atumva, iyo akiri muto ibintu akora ni ukwituma, ni ukurira, ni ukonswa agasinzira. Urumva ubwo bumuga bwo burakomeye, kuko turamwuhagira, tumwonse, ubundi nashaka kurira nyine ararira, tumuhanagure, tumucecekeshe, ntituri bumenye niba yumva urusaku rwo hanze cyangwa niba atarwumva. Urabyumva? Abenshi babimenya akuze. Niyo mpamvu ujya ubona dufite abana benshi batumva, kandi abenshi ugasanga nabo ugasanga imiryango yabo yabimenye bakuze. Urabyumva? Ndabyumva. Rero nk'uko uri kubivuga, mu by'ukuri turacyafite ikibazo. Turacyafite ikibazo. Niba uyu munsi dufite abagore bari kubyara abana basanga bafite ubumuga bagahita bihishanya n'abo bana babo, urumva hakeneye ubundi butabazi, hakeneye ubundi bufasha. Ariko nk'uko wabimbwiye birahari, birahari pe, birahari. Dukurikirwa n'abantu benshi, abasore, inkumi, abitegura kuzaba ababyeyi ejo, abafite ababyeyi bakibyara, ababyeyi se babyaye n'iki. Udukurikira ari kwibaza ati se ni gute njyewe ibintu muganga batabonye ngo abimbwire njyewe nabibonesha gute, nabigenza gute kugira ngo menye yuko umwana uvutse afite ubumuga? Njyewe ndaza kubivuga mu buryo bubiri. Icya mbere sindi muganga, ariko nubwo ntari muganga ndi umubyeyi, nanjye narabyaye. Hari n'undi mubyeyi, kandi mfite ubunararibonye muri kandi mfite ubunararibonye mu byo nagiye nkoramo. Ni ukuvuga iki? Njyewe nkimara kubyara hari ibintu nabanzaga kwitaho ku mwana wanjye. Kwa kundi ndi kumwonsa
nagombaga kureba uko akurura amashereka. Sarabasha gukurura. Iyo ubonye atari gukurura amashereka neza, ururimi rutazunguruka mu kanwa, uhita umenya ko afite ikibazo ku rurimi, ukamusubiza kwa muganga. Bakareba. Bakareba. Bivuga ngo bishobora gutuma atazavuga. Yego. Urabyumva? Hari ukuntu iyo uri kuhagira umwana, ukivuka cyane nko mu cyumweru cya mbere, 2, 3, ukwezi kwa mbere, 2, umugorora ingingo. Ukajya urambura amaboko, ureba utuguru. Akenshi iyo amaguru azagira ikibazo, uhita ubona ko utuguru twe nyine, hari n'ukuntu utureba ukabona ko tutarambuye neza. Nko ku maguru, ari nabyo bita ngo piebo. Urumva umwana afite ubumuga butandukanye agenda avukana. Birashoboka yuko yabuvukana. Burashoboka yuko yabuvukana. Ko si bwose. Hari n'ubwo ashobora kugira uko agenda aba mukuru. Yego. Ni ukuvuga muri bumwe mu bumuga nk'uko nari mbivuze, hari nk'ubwo ubworo bw'ikirenge budakora hasi neza. Bavuga ngo umwana yavutse afite ikirenge kidafite ubworo bw'ikirenge. Kidafite ubworo bw'ikirenge. Hari ukuba yaba afite ukuboko kutarambuye, guhengamye. Hari ukuba umwana yaba atareba neza. Kandi mu gihe akivuka ntiwapfa guhita ubimenya. Ugenda ubimenya. Rero umwana uko agenda akura, kureba neza ahangaha, kuko umuntu uri kutwumva akeneye kumenya kureba neza bivuga iki. Ni gute ashobora kuvuga ati uyu mwana wanjye ariko ntabwo ari kureba neza. Yego. Ni ukuvuga rero ngo kugira ngo umenye ko umwana wawe ari kureba neza, utangira kubibona mbere y'amezi 3. Hagati y'amezi 3 n'amezi 4. Kuko urumva iyo umwana areba, akenshi hari utumenyetso ugenda ukora. Ushobora nko gufata urutoki ukarujyana gutya, akarukurikiza amaso. Icyo gihe uhita umenya ko ari kureba. Ariko niba urujyanye gutya ukabona yigumiye hahandi yarari, uhita ubwirwa neza ko umwana atari kureba. Ibyo rero ushobora kubimenya mbere y'amezi 4. Ukamenya niba umwana areba cyangwa atareba. Ukamenya niba areba gake cyangwa atareba gake. Ukamenya icyo gukora hakiri kare. Kuko urumva ni ikibazo aba afite. Urumva ku mezi 4 umwana bareba, aba yamaze no kumenya wowe nanjye na kanaka. Urabyumva? Aba yamaze, ndetse hari n'ibintu bimwe ugenda umukoresha nk'udukinisho, akatumenya n'ibintu by'amabara. Urabyumva? Ariko iyo atareba nyine ntabibona. Ubona ko ibyo bintu atabyitayeho. Ubona ko bitari muri gahunda ye. Icyo gihe rero uhita umenya ko umwana afite ikibazo cyo kureba. Kumva aho twabivuzeho. Wakongera ukabigarukaho. Kumva naho hari ukuntu umwana iyo aryamye, ngira ngo nawe uri umubyeyi urabizi. Umwana iyo aryamye urusaku ruvugiye ahantu, ahita yikanga, agashiguka, ndetse rimwe na rimwe akanarira kubera rwa rusaku. Niba ari ibisekeje nawe agaseka. Iyo musetse nawe aramwenyura. Si uguseka komutera, ariko aramwenyura akabereka ko muri kumwe. Icyo gihe rero iyo ibyo bintu bimenyetso bitaba, tubiyita ibimenyetso, uhita ubona yuko umwana afite ikibazo cyo kutumva. Ese niba abantu basekeye hariya muri salo, ukumva we nta kumwenyura kubayeho, cyangwa ngo habeho geste runaka yo kwerekana ko muri kumwe, ni ukuvuga ngo ibyabaye ntibiba bihari. Urumva? Niba hari ibintu uzanye ukabona ntajya kujya kubifata, ukabona amaboko ye ntakora, mu by'ukuri hari ibimenyetso umwana akora, ukabona ko ingingo ze zirakora. Ushobora kuzana ibintu nko mu mezi 6, ikintu cyose ufite abajya kugifata. Sibyo? Aba nakambakamba. Icyo gihe ushobora kumenya yuko ari amaboko, ari intoki, hari urutoki rudakora, hari ibidakora. Ariko nanone bikajyana n'uburyo nawe umwitaho. Kubera ko mubana kenshi, ukamenya ngo uku kuboko kurakora cyangwa uru rutoki rurakora, uru ntirukora, kuko wamwitayeho. Urabyumva? Cyangwa se wa wundi umwirirwana kenshi, akaba ari we wahita akubwira ati ariko njyewe nabonye hari urugingo runuru rw'umwana rudakora. Hari n'igihe umwana ashobora kumugara ingingo, nk'urubavu rumwe rutangana n'urundi. Sibyo? Ukabona urubavu ntirungana n'urundi. Ibyo ni wowe mama we ugomba kubimenya, kubera ko wamwitayeho. Cya gihe umwuhagira uko agenda akura, ugenda ubibona. Ikindi nshaka kugarukaho hano, ni uko umwana ufite ubumuga ubwo ari bwo bwose, imikurire yigenda gakeya. Igenda gake pe, ku buryo niyo ugiye kwa muganga urumva ubumujyana buri kwezi kumupimisha ibiro, ukabona ibiro ntibyiyongera. Wowe ugomba kumenya impamvu umwana ibiro bitari kwiyongera. Niba arya neza,
kurya neza ndavuga kurya indyo yuzuye, sibyo? Ararya aronka neza, wowe mama we urarya neza uramwonsa, aronka neza nta kibazo afite, arituma neza. Ibyo byose ni ibintu bikugaragariza ko umwana organisme ye iri gukura cyangwa fonctionnement ye ubuzima bwe bumeze neza. Ariko niba umujyana kwa muganga kumupimisha ugasanga ibiro ntibyiyongera ahubwo biri kugabanuka, byanze bikunze ashobora kuba afite ubumuga bw'imbere cyangwa se bw'inyuma bugaragara. Iyo bugaragara ni byiza, ariko iyo ari bw'imbere butagaragara nyine nabyo ubijyanisha na kwa kwiyongera kw'ibiro by'umwana. Niba ibiro bitari kwiyongera ukabona nawe uri kumureba ukabona nta byibuha, kuki utamujyana kwa muganga ngo abaganga ba pediatre basuzume barebe ni iyihe mpamvu? Kuko akenshi iyo umujyanye baranabibona, babona yuko afite uburwayi runaka, babona ko afite uburwayi runaka, cyangwa se niba atari uburwayi wenda bishobora kuzavamwo ubumuga. Kuko ubumuga kenshi bunatangira ari uburwayi ariko bukazavamwo ubumuga. Ariko hari n'igihe ubwo burwayi babuvura bugakira, urabyumva, bugakira ni bube bukibaye ubumuga, urumva? Niho rero tuvugira ngo biroroshye cyane kumenya ko umwana wawe afite ubumuga yabuvukanye iyo umwitaho, ukagorora ingingo ze, ukamwitaho, ukamwuhagira, ukakora utwo twuntu twose, ukamukinisha, ugashaka udukinisho, ukamuhagarika, ukareba uburyo amaguru ahagarara, kuko hari n'uwo usanga afite ikibazo cy'umugongo nka bariya bana bavukana trisomy 21 bangwa ari abatrisomy 21. Ubwo mu Kinyarwanda twabisobanurira dutabana, navuga ngo Imana data ni ubwoko bw'ubumuga, ni ubwoko bw'ubumuga. Bo akenshi bagaragaza amaguru yabo ntafata hasi, ukabona ko n'uruti rw'umugongo, urabona umwana iyo umuhagaritse arahagarara, wenda nubwo yaba atarafata ariko ukamusigasira, we rero uhita ubona adafashe. Ikindi ijosi burya rikwereka cyane umwana, kuko umwana ufite ubumuga cyane, ubumuga bwo mu mutwe ubigaragarira ku ijosi cyane cyane. Ijosi niryo rikwereka. Ijosi ukazasanga umwana agize nk'amezi 8 cyangwa umwaka mukirisigasiye ritarafata, uko urifashe warifata rikarekura, warifata rikarekura, ukabona ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu. Urabizi ko umwana mu kwezi kwa 4 ijosi riba ryafashe, kwa gatanu, kwa gatandatu ntawe uba kirifata, urabyumva? Ariko none ukazasanga wagize umwaka ijosi rigifashe. Akenshi abafite ubumuga bwo mu mutwe, abafite ibibazo mu bwonko bwe. Ababyeyi rero badukurikiye ndetse n'abazaba ababyeyi ejo cyangwa ejo bundi, cyangwa se ukaba wanatanga n'ubwo butumwa n'izi message tuba dutanga, murabyumvise yuko kwitegereza umwana cyane, kwitegereza umwana ukivuka, ukareba intoki ze, yabitubwiye, ukareba niba amaboko ye akora neza, ukareba amaguru, ukareba igitsina cye, ukareba igitsina cye, sibyo? Niba ari umuhungu hari uburyo kareyajise akantu ke, umukobwa ukamurebera, ukakireba niba kimeze neza. Ababyeyi b'Abanyarwanda dufite ibibazo byinshi, ugasanga bimwe twabigize twabizanye mu muco tubigira nka tabu cyangwa nk'ikizira, kandi ari ingingo z'umwana zikwiye kwitabwaho. Ugasanga uramwuhagira, ntukurugutura mu gutwi ngo urebe koko mu gutwe se nta kabazo karimo, urabyumva? Utwo tuntu twose urebe mu kwaha, urebe muri ya myanya nyine y'ibanga cyane y'umwana, ugasanga ntuhagera, ukaba wanamwuhagira ukirebera hejuru. Kandi naho hashobora kuvukana ubumuga, none se ntuzi ko hari ujya kureba agasanga nk'umwana afite nk'ikibyimba mu kwaha cyahishije, kandi yabanaga nawe, sibyo? Abana nawe atabizi, urabyumva? Utwo tuntu twose rero ni utuntu umubyeyi aba akwiye kwitaho, uburyo bwo kumufata. Ese iyo umufashe bigenda gute? Ugomba kureba n'umwana evolution ye, uko imikurire ye, uku kwezi byari bimeze gute, ukwezi gutaha bimeze gute. Niba ndi kubona hari impinduka, ngomba kwibaza kuri izo mpinduka. Nyine muri make nk'uko wavuze, umubyeyi uwo ari we wese, ntabwo tuvuga ngo umumama gusa, n'umupapa ndetse n'umurezi w'umwana uwo ari we wese aba akwiye kwita ku mwana by'umwihariko, kugira ngo agende areba utwo tuntu twose. Ni natwo tuguha kumenya ngo umwana afite ubumuga ahantu aha n'aha cyangwa ntabwo abufite. Iyo ubibonye rero
biroroshye kuko uhita ujya kwa muganga. yego Aho biza kubera ikibazo rero gikomeye ehe mu banyarwanda bacu ni ukubona ko umwana afite imikurire itameze neza ugaceceka. Urabyumva? ndetse ntushake kumenya impamvu itera kudakura kwe. rimwe na rimwe ahubwo harimo abakiri kure y'ubumenyi no kujijuka babihuza nuko babaroze, yabona umwana ijosi ritavuga ati narabivuze n'ubundi narenze ibi n'ibi, yabona yavukanye ukuboko kudakora ati n'ubundi nari mbizi muri uyu muryango, nabyaye igikoko bandoze igikoko. None se sinari nguhaye urugero, mu by'ukuri nguhaye urugero rukubwira ngo hari uwo nzi uherutse kubyara, ubu ari mu cyumba n'umwana we, nta muntu, bamaze amezi 2, nta muntu ushobora kujya kubasura ngo barabyaye ngo amwereke umwana. Kandi mu makuru dufite cyangwa mfite ni uko umwana ashobora kuba yaravukanye ubumuga. Ariko niba yaravukanye ubwo bumuga, niba nyina adashobora kubivuga na se ntabivuge, n'umwana ntawe bamwereka, bivuga ngo hariho kutakira ubumuga bw'uwo mwana. Bivuga iki rero? Ntushobora no kubasha kubagira inama y'icyo gukora, kubera yuko ntibakweretse n'umwana, ntibanakubwiye n'ikibazo umwana afite, kandi gishobora kuba ari ikibazo cyahita gikosorwa. Ubwo bumuga bwahita bugosorwa, niba ari ukuguru, niba ari ukuboko, niba ari uko kutumva, niba ari ukutabona neza, niba ari ubwo mu mutwe. Abaganga nicyo babereyeho, kureba icyateye ubumuga no kuba bakosora. Yego, urabyumva? Kuko umwana iyo akiri muto mbere y'umwaka cyangwa burakosorwa, niyo waba ufite imyaka 35. Nk'ubu mfite urugero rw'umukorege twakoranye, yari yaramugaye akiri muto, yaramugajwe n'imbasa. Urabyumva? Ukuguru kwe kumwe kuragenda kurahinamirana pe. Yego. Noneho hano mu Rwanda nyine mu bushobozi bwacu baramuvura, ariko bamutegeka kujya yambara urukweto rw'abafite ubumuga bw'ingingo z'ukuguru rwabugenewe, nibwo yambaraga, ku buryo urumva ukuguru kumwe ntikwageraga hasi, kwarazamukaga. Ariko yagize amahirwe aza kujya muri Amerika. Uyu munsi tuvugana bo baramugoroye ukuguru barakurambura mu buhanga bwabo bwo kuvura cyane, uba afite amaguru aragenda. Urabyumva? Bivuga iki rero? Hari ubumuga umuntu agira wenda bitewe n'ahari bukaba butakosoka kubera ubushobozi bw'imivurire buri aho ngaho, ariko ahandi bukaba bwakosoka. Rero noneho urumva ku mwana mutoya mubimenye hakiri kare biba byoroshye cyane, kuko ndatekereza ko aho u Rwanda rwacu rugeze n'ubuvuzi bwacu aho bugeze uyu munsi, mu by'ukuri hari ibintu byinshi basigaye bakora ku bijyanye n'abafite ubumuga. Rwose hari ubuvuzi bwinshi basigaye bakora ku bijyanye n'abafite ubumuga, kandi ukabona ko bari kugerageza. Yego, urakoze cyane Christina. Reka twongere tubwire abadukurikiye, uwinjiye aka kanya mu ruganiriro ari ubwa mbere aje, akore subscribe kugira ngo ajye abasha kubona ibiganiro uko tugishyizeho ahite akibona, hanyuma mukore like, hanyuma mugisangize n'abandi. Ibitekerezo byanyu nababwiye ko ari iby'ingenzi, mudusigire ibitekerezo kuri iki kiganiro. Reka rero dukomeze rero n'ikiganiro cyacu Christine. Mu by'ukuri ababyeyi abazaba ejo bundi hazaza, abari kutwumva bashobora gutanga ubujyanama, ushobora kuvuga bati twumvise kuri Family Table TV ikiganiro kimeze gutya, none umwana wawe aho ujye umwitegereza neza kugira ngo urebe niba nta bumuga yaba afite. Ababyeyi, abo bantu bose badukurikiye none aha ngaha, ni ubuhe butumwa wabaha? Murakoze cyane. Umbajije ikibazo cyiza. Njyewe nk'umubyeyi nk'uko nabivuze, nkubwira ngo ndakubwira nk'umubyeyi, kandi nongere nkubwire nk'umuntu wabikozemo ubifitemo inararibonye. Ubutumwa nabaha bw'ibanze ni uko umubyeyi wese wabyaye, ukimara kubyara, tangira wite kuko observation, kwitegereza umwana wawe cyane kuri buri rugingo urwo ari rwo rwose, uko umwuhagira, igihe cyo kumwonsa, igihe cyo kumugaburira, cyane cyane mbere y'umwaka, kuko ibyo byose ubumuga bwose umwana yaba yaravukanye mbere y'umwaka buba bugaragara, cyane cyane mbere y'amezi 5 ho
nk'ubw'ingingo bwo buba bwigaragaza yego bwa rya kuko buba buri josi inyuma yego ariko ubumuga bw'imbere mu mubiri urumva butangira kugaragara nyuma y'amezi 6 butangira kugaragara nyuma y'amezi 6 biranashoboka ko umubyeyi witegereza umwana we cyane abibona mbere ariko bitangira gufata intera mu mezi 6 kuko muri ayo mezi 6 ni naho utangira kubona ko umwana aho kugira ngo azamuke mu mikurire ahubwo ari gusubira inyuma kuko akenshi usanga no konka bitaza neza iyo ari ubumuga ugasanga ntiyonka neza ntarya twa dukinisha uri kumukoresha za ntoki za obje uri kumukoresha we ntazikurikira bya bikoresho bikangura ubwonko bwe ugasanga ubwonko ntibukanguka warasinziriye urumva ibyo byose ni ibintu umubyeyi cyane cyane umubyeyi w'umugore aba akwiye kwitaho cyane n'umugabo adasigaye kuko umwana si uw'umubyeyi umwe gusa ndetse n'abari muri uwo muryango ko hari icyo nshobora kutabona ariko undi akakibona bitewe n'igihe nuko we bari bari kumwe cyane nshobora kujya mbyuka nkagenda nkaza mwonsa muryamisha ariko wa wundi uri bumwuhagira akagira icyo abona niho handi navugaga ngo ashobora kuba afite nk'urubavu rutareshya n'urundi yego ashobora kuba afite ikibuno kitareshya n'ikindi sibyo kandi ngiye kubera ko namwuhagira simbimenye yego ariko ubutumwa bukomeye nuko ababyeyi bakwiye gufata inshingano ku bana gufata inshingano ku bana ntibabatera abakozi ntibajye babasigira abakozi ngo bari bo babakorera nk'isuku cyane cyane kuko umwana uko umwuhagira uko umugaburira hari ibyo ugenda uvumbura muri ibyo byiciro bibiri mu gihe cyo kurya k'umwana cyo kugaburirwa k'umwana no mu gihe cyo gukorerwa isuku k'umwana niho uvumbura ikijyanye n'imikurire ye niba ari myiza cyangwa niba atari myiza n'icyo wahindura ubundi butumwa natanga aho ngaho ni ikijyanye n'imikurire ye hari imikurire n'ubwo bumuga no kumenya yuko afite ubumuga impamvu mbivuga gutyo ni uko ubumuga ubwo ari bwo bwose buhita butera kutagira imikurire myiza impamvu rero bitera kutagira imikurire myiza ni uko ubumuga bumutera stress butera umwana stress na trauma iri psychologique bikamubuza konka neza cyangwa kurya neza urabyumva ushobora kumwonsa ugasanga yonka duke urabyumva wowe ukajya ugira ngo niko ameze nujya wumva se ababyeyi bavuga ngo njye umwana wanjye ntajya arya ukumva yabigize ikiganiro nk'ibintu binejeje ntabwo ubizi ngo njye umwana wanjye ntabwo ajya arya ngo njye ngo naranamuretse ngo ubwo igihe nikigera azarya ubwo se urumva koko mu by'ukuri nk'umubyeyi wakabaye ubifata nk'ibintu biri aho bisanzwe cyangwa wakabaye wicara ukibaza uti kuki umwana wanjye atarya urabyumva niho rero mera nkavuga ngo ubutumwa bundi natanga kuri buri kibazo cyose ubonye kitari normale ku buzima bw'umwana wawe wakagombye guhita ugana muganga ukagana muganga kugira ngo agufashe umupediatre ahita kugira inama. Umupediatre ni umuganga w'abana. Ni umuganga w'abana. Umuganga w'abana ahita kugira inama y'icyo gukora. Niba wenda ari n'icyo kibazo cyo kutarya neza, kutonka neza, nta bundi burwayi buhari, akubwira kugana ushinzwe imirire y'abana, akakubwira uburyo akagufasha mu buryo bwo kujya umugaburira. Ashobora kukugira inama, umuganga w'abana kenshi akugira inama kuri buri kibazo cyose kigaragaye ku mwana. Cyane cyane rero iyo bijyanye n'ubumuga, urumva hari no kwa muganga hari amaserivisi ashinzwe ubumuga, kureba ese koko ni uburwayi cyangwa ni ubumuga. Aho naho haba hahari bakamenya n'ubumuga n'uburyo bari ubuvuzi bwayo cyangwa ubuvuzi bw'ubwo bumuga. Ni ubuhe buvuzi bw'ibanze bukenewe kugira ngo n'ubwo bumuga budakomeza, kugira ngo ubumuga umwana yavukanye budakomeza. Urumva ibyo byose ni ibintu umubyeyi aba akwiye kwitaho, kuko niba umwana yavukanye ubumuga bwo kutareba neza, ubuvuzi azakenera cyangwa ubufasha azakenera ntabwo busa n'ubw'umwana wavukanye ikibazo cy'utuguru tudafata hasi, uw'amaguru uturenge tudafata hasi, cyangwa uw'amaguru yabaye paranteze, babyita paranteze nyine yanyuranyemo, sibyo? Uw'amaguru yanyuranyemo ntabwo bizasa na wa wundi adafata hasi.
w'ikibazo cyo mu mutwe ntabwo ubuvuzi akeneye cyangwa ubufasha akeneye busa n'utavuga, urabyumva? Ibyo byose rero ni ukubyitaho, nibwo butumwa bunakomeye burimo. Kuko hari n'igihe ababyeyi tujya kuvuza abana tukajya kubavuza ku baganga batareba cya kibazo cyangwa bwa bumuga umwana afite. Ni ukuvuga ngo nk'urugero twavugaga abaganga b'abana, umuganga w'umwana azavura muri rusange ariko ntabwo azaba ari specialize ku kibazo kimwe cy'ubumuga umwana afite. Icyo gihe rero arakuyobora, aguha umurongo waho ushobora kujya, kuko niba atavuga hari ibindi akeneye kugira ngo wenda azavuge. Cyangwa se natanavuga ariko azaba abasha gukoresha ubwonko bwe n'amaso ye n'izindi ngingo kugira ngo yumve ibyo mwebwe muvuga. Urakoze cyane Madame Christine ku kiganiro, ku bumenyi, kudusobanurira. Ngira ngo ababyeyi abadukurikiye, yaba ababyeyi cyangwa n'abandi mwese, kuko ubumenyi abantu bose baba babikeneye. Iyo utari umubyeyi ako kanya ushobora kuba uzaba w'ejo, cyangwa ushobora no kugira abandi bantu inama, nabyo ibyo byose birashoboka. Rero mwabyumvise yuko kwitegereza umwana ukiri muto, ukivuka, ukamenya gusobanukirwa niba ingingo ze zose zikora neza. Mwumvise yuko batubwiye ko hari igihe umwana ashobora kuvuka afite uturenge tutagira ubworo bw'ikirenge, uturenge turinganiye hose, ikirenge kiringaniye hose. Umwana akavukana amaguru arebana, cyangwa se amwe areba hirya, ukuguru kumwe kureba hirya ukundi kureba hino. Umwana se akavukana amaboko atarambuka, intoki zitarambuka, ijosi ridafata, umutwe uteye ukundi. Ibyo byose umubyeyi, ababyeyi cyangwa se abafite inshingano zo gukurikirana umwana umunsi ku wundi bakwiye kubimenya, bakirinda yuko umwana yagira ubumuga bwatewe n'ubwo burangare. Icyo nakongeraho ni uko mu bumuga hariho ubwoko bw'ubumuga, ariko umwana iyo akiri muto hari ubumuga bukosoka. Hari n'ubwo noneho bashobora kumuha imiti imugabanyiriza ko bwiyongera, urabyumva? Ari nayo mpamvu tuvuga ngo ababyeyi ntibagomba kurangara. Kuko uko umurangaranye ubumuga bugenda bwiyongera, bukazaba ubumuga butashobora gukosoka na burundu, ariko kandi bwari gukosoka, urabyumva? Ni nk'ibyo twavugaga by'amaguru, ubworo bw'ikirenge budakora hasi, kwa muganga birakosorwa kandi umwana akazagira amaguru mazima, akagenda neza. Kandi iyo avutse ari ubumuga, ashobora kuvuka ukuboko kumeze gutya, kugoramye gutya, kugoramye, yajya kwa muganga bakakugorora kukaba ukuboko kuzima, kandi bwari ubumuga. Nubwo tuzi ko ubumuga budakira, urabyumva? Ariko hari ubukosorwa, ntibukomeze ngo bube ubumuga buhoraho ngo azabukurane, bugakosoka. Ariko hari n'ubundi nyine bashobora gutanga imiti igabanya ubukana kugira ngo nk'ubumuga bwo mu mutwe bw'imbere mu mubiri, kugira ngo nanone butagenda bwiyongera. Urumva rero kutarangara ni ikintu gikomeye. Turamushimiye kandi tubashimira namwe mwese mwadukurikiye. Ibiganiro bya Family Table TV byo nakagaruka. This is Family Table TV.